Yes, tubaye ikaze hano kuri Ama-G The Black Official. By'umwihariko abantu mudukurikira 5x5 muri kumwe nanjye umu ex w'abanebwe hamwe na Hakizimana Man, Ama-G The Black. Hakizimana Man aka Ama-G The Black. Ama-G ndi kubona rero uri mu myiteguro, urimo kugira amashashi kandi aya mashashi parking aminko abantu twatangiranye bwa mbere nangira kubereka ko mfite inkoko ubu nazo natangiye kuzigemura. Ubushize twajyanye amagi, uyu munsi ndi gutegura. Ako n'ubushize mwajyanye inkoko nzima? Ni inkoko nzima ariko ubu ngubu barashaka izibaze. Urumva ko akazi kari kugenda 5x5, gahunda ni ya yindi. Gahunda no gukora. None se byifashe bite? Sha ndashima Imana. Nkashimira n'abantu bamfasha mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Nk'abantu bakoze subscribe kuri Ama-G The Black Official. Nirirwa nsangiza ubuzima bwanjye bwa buri munsi. Nkashimira mvugira ngo B1 Gin. B1 Gin. Sauce. Kugira ngo Rujama Phone Shop. Rujama Phone Shop kurira mu mujyi hari aka free zone. Yego. Ubwo rero nta kindi kintu twavuga se? None se ubwo urebye hano mu mugongo Livestock Bank. Yes. Ubwo ababyumva babyumvishe ariko tuzajya dora tubasubiramo. Nawe ushaka korora inkoko kuva zikiri imishwi kugeza igihe utangiye kuzigemura, reba nk'iyi ngiyi ubu ngubu deja ngiye gutangira gupakinga. Ese iyo ni inzungu ni nyarwanda? Ziravanze. Ziravanze ngewe izo mfite. Nose ubyororera ahantu kiraro kimwe? Ni inzungu ni zimwe z'iminsi 40. Yego. Inyarwanda ni zimwe. Wowe barakubwira ngo utangira kujyana ku isoko ukagira ngo ni imikino. None se nimba ushaka nawe gutangira korora mu gihe cy'iminsi 40 ukaba watangira gucuruza. Nagane Livestock Bank Gikayonza baragufasha. Yabo ni 0788 92 72 75. Ukorera ari Kayonza Igahini. Urana nk'iriya nkoko ibifite ibiro 3 hafi n'amagarama. Bitatu buraba bigezemo. Ubu ngubu tukaba tugemuriye ahantu hitwa Nyagasambu kwande kwa Chris kuri La Rose. Kuri La Rose. Ukigera hariya rwose urimo kujya mu ntara z'Iburasirazuba, nturenge kuri La Rose barabigufashamo icyo kunywa icyo kurya. Nta kintu cyo kurya atagira, nta kintu cyo kunywa adafite. So ubu ngubu waruzi ko ushobora kugemura ibiro 300 binarenga ku munsi? Birenga bitewe n'ubushobozi cyangwa n'igishoro watangiye. Nanone bitewe n'isoko nyine n'amasoko ufite. Hari igihe ushobora kugemura ibiri 1000. Ubu ngiye kugemura ibiro 45. Ubu rero ikintu mbabwira abantu mwarubyiruko mwe, aka kantu ko korora karafasha. Ama-G. Yes. Nk'ikiro ubu kigurisha ngahe? Ibyo ni ibanga ry'akazi. 0788 800 Abazi iby'inkoko barabizi. Ikiro hari igihe usanga bitewe n'ukuntu bazamuye ibiryo byazo cyangwa se bigenda bihindagurika. Bimeze nk'idolari. Cyaza bitewe n'ubwoko bwazo. Kuko nk'inyarwanda ntago zigura nk'inzungu. So rero ibyo byose ni kuri izo nimero zanjye. Turavugana 0788 800 Hakizimana Amani. Wowe byaba bimeze gute mu ex w'abanebwe? Mu ex w'ubunebwe. W'ubunebwe.
nawe rero ujya ubihindagura. umu ex w'ubunebwe naje gutekereza neza nsanga nta munebwe nigeze nkundana nawe, ahubwo ubunebwe nibwo bwari bwaranjemo bwarakuganye. niyo mpamvu nahise mvuga ati ngomba kuba umu ex w'ubunebwe. Abantu bose badukurikiye hano mbifurije kuba aba ex w'ubunebwe, apana gukundana n'ubunebwe. ubunebwe buri umusoro ahubwo buragasamwa. ubunebwe ni ikintu kibi cyane. ubu urabona ko tuba tuzindutse tugiye mu kazi, iyo nicuye nkahita mbwira Imana ati Mana yanjye umunsi wanjye uwugendeshe neza. ubunebwe mpita mbukumirira mu isengesho. ubunebwe siko buba bwajyanye n'ibitotsi. ubwo rero iyo ugize Imana ukaba uhumeka ufite, wabonye abantu hari nabita ibikisi, abantu nabonye bari guhohotera umuntu bari kumwaka telefone. buriya n'ubunebwe bwabibateye. buriya bintu byabaye ni ukwanga gukora, ni ukwanga gukora nyine, bagashaka gutwara utw'abandi. abandi bashiritse ubute nyine ubwo bunebwe bakabwanga. umukobwa yiviye mu kazi, avuye gukora akazi sinzi akakora akariko, n'utwo abonye muradushaka ako kazi. ariko se ubundi babaye batamutemye basi ntabwo bafata ibyo bashakaga ariko batamutemye. ahubwo njye natekereje ko gahunda yari ukumwica. umwatsi ibintu bye uranamwishe nyine. gahunda ntekereza ko yari iyo, ariko dushimire polisi y'u Rwanda, leta y'u Rwanda muri rusange, dushimira RIB. barabikurikirana gatanu ku kandi. ukuntu bakurikirana bano bantu bahora batwereka babaza, kandi n'urubyiruko nimba barabyirutse nta burere yewe nabarebye ndabareba. ase ubu gukora ubu bari abantu wabazana ngo bajye bagaburira inkoko hano, baziba nawe bakagutema bakanema bari kuzijyana. rero abantu ntabwo babaha akazi nyine baba banatweretse ko utapfa kwizera umuntu wese ubonye. buriya nyine sinzi ko n'umuntu yabivugamo. kandi urubyiruko rwinshi hari abenshi batekereza kuriya, kandi abo batekereza kuriya nibo babandi birwa baryamye, ariko bamenye ko ubasanga mu byo kunywa mu biyobyabwenge. bamenye ko polisi iri maso, leta iri maso, cyane cyane polisi. erega nayo iri muri leta, ntabwo ariko hari ubuyobozi bw'igihugu n'abaturage gutanga amakuru. turi maso, niyo mpamvu navuze ngo leta, natwe turi leta ngo turi maso rero. ubwo rero ntabwo tuzishimira akarengane, kandi buri wese yaba ijisho rya mugenzi we, ijisho rya mugenzi wawe, aho icyaha kitaraba utanga amakuru ku gihe. ni ukuvuga ngo nuko gahunda ziba zimeze, ariko Imana yaramufashije nawe ahava gitware, ntabwo birenze. birarenze, ntabwo byakuraho uruguma rwamugiyeho. byonyine n'ibitekerezo bye buriya ntabwo abatekereza, kuvuga nyine kuba bitarenze kiriya gikomere ntabwo cyamuvaho, ni ukuba kibasha kuvuga gihumeka. ubundi ibindi byose Imana izabimufashamo. wampa uburenganzira nkajya nkaba nk'umuntu ushyiraho amategeko, uko bitakunda ntabwo byakunda nawe urabizi, ntabwo byakwemera. ariko mu mitima yacu hari ukuntu nyine hari itegeko umuntu aba afite muri we ni amahame y'umuntu. nk'umuntu buriya agiye kugenda yemeye ko ibyo bintu yabikoze, si urugero arabyemeye. itegeko rivuga ko umuntu icyo cyaha wagikoze bigenda kuriya bamukatira igihe kingana gutya na gutya. yego,
harimo urugomo, gukubita no gukomeretsa n'ubujura, ni ibyaha bigiye ari byinshi. Urugomo n'ubundi, urugomo, gukubita, gukomeretsa, ubusambo, urumva? Ubusambo. Hose si yaragiye kwiba. Ni rwo rugomo. Oya, uzi ko nshobora guteza hano urugomo kandi ntaje kwiba. Ubu se mvugije induru hano nkirirwa nsakuriza abaturage. Okay, harimo gukubita no gukomeretsa. Harimo urugomo. Ni rwo rugomo ubundi gukubita no gukomeretsa. Oya, ibyaha biratandukanye, uzagenda umenya iby'amategeko. Bazatubwira. Bazatubwira muri comment. Bazatubwire ese. No, ikintu kibabaje. Ukumva abo bantu ngo bakatiye ngo iminsi 30 y'agatege, wahise ukatira rimwe. Vuga nimba yemya ari burundu ibe ahite bamukatira burundu ku ihame ryawe ari nge. None se umuntu yabyemye ntago twavuguruza bure ya leta nyine. Wowe ndi kuvuga ari nge, njyewe ari nge, ntago natuma essence ya buri munsi ngo bagiye ngo ku rukiko essence ya leta iri kugenda kandi abo bantu barabyemeye ngo barabajyanye ngo bazabagarura ngo basubitse ngo ku giti cyawe nanjye ariko cyanje n'imvungure ntazo babona urabigori ntibabike. Urumva ko bagiye gutangira no guhombya leta. Oya, leta ntago yavuze ko bari kuyihombya kuko hariya ni mu kigo ngororamuco. Bariye njyewe nabashakira igishanga cya danje, nkabashakira amasuka ya danje ku buryo mbakatira nkababwira ati muzagihinga imyaka 40. Ntago ushobora kumbwira ko njyewe waba umeze kuri ziriya mbaraga akoresha kore ubugome yazikoresha ari guhinga, ari no guhinga igihingwa cyitwa ibigori. Ubundi hari nawe ntibabicaye ahubwo baba bari kubagorora nyine nakugoroza isuka ukaba uri guhinga ku giti cyawe nyine. Njyewe ntago bareye abantu b'abasore n'urubyiruko ukabona bari muri biriya bintu. Ibyo ngibyo by'amategeko tubiharira amategeko, ariko aho nari mvuze kuri njye comment yanjye. Sawa nyine. Comment ntago zibura. Rero ngira ngo reka dupakire zino nkoko, uza n'umunzani dupakire, tubanze tujye gushaka ibiceri. Gahunda no gushaka ibiceri, gushaka amafaranga. Ikindi ababwira abantu mwese mukeneye inkoko, amagi, ubu nageze mu gihe cy'isarura. Naberetse igihe cy'ubworozi step by step. Ubu nageze mu gihe cy'isarura. Abantu mukeneye amagi, inkoko zaba ari nzima, zaba zibaze, hamagara 0788 400 519. Naho ubundi hari igihe umuntu dukora ikiganiro nkazanamo n'ubuntu bw'uburakari, ko biba biri ngombwa. Kurakara ni ibintu byizana ukuntu umuntu aba aremye. So rero ubwo tugiye gukomezanya rwa rugendo nkuko ubushize twagendanye. Reka nze nshyushye icyuma nawe dupakirana. By the way, ex w'abanebwe nawe amfasha. By the way, ex w'abanebwe nakubwiye ko yaje guhinda yavuyeho. Ubu nawe nubwo ari umukameramani aba yanahostinze, nawe agomba kumfasha kuzipakira tukagenda. Ose mumbwire nibyo cyangwa si ibyo? None se mufasha amashusho murayabona gute? Turashyiraho telepiye, ntago zino nkoko zose nazipakira njyenyine. Iyo kamera yawe se umusaza. Si ubwo bunebwe se ubwo ushaka gukura? Je ntago ndi umunebwe n'ubundi mu. None se telepiye umuntu yayiguriye iki? N'ubundi mu kazi nyine ukarimo, rero ugiye kujya mu kandi. None se ubu ngiye gutwara imodoka. None se ubwo urumva nabogo n'utuzi mu kandi aho ugiye gukomeza akazi. Komeza akazi rero. Urumva mwabantu mwe hano mudukuke mumva ko umufungo uri kwiyongera. Gira vuba mwana utaracya neza ngo ubwo ahubwo
zana terepiye ushiraho ngaho dushyiremo umufasha amashara ngutoragoza amashara oya zindi ko nawe uri kuyatora se okay reka ahubwo reka turebe ukuntu nyine twabikurikirana dupakinga ubwo turabereka amashusho tumaze gupakira yego mu modoka tugiye kuzijyana aho zigomba kuba zigeze kuri La Rose tubereke amashusho ikiganiro cyacu cyose mu gikurikira kiraba witonze kandi witonze unagira ishyari ryiza mbasabiye kuba aba ex ishyari ryiza ribaho ishyari ryiza urazi jemba numva ahubwo wagira isomo ryiza uzi nyine nk'ishyari ryiza ntekere none se ko hari umuntu ukubwira ngo ufite ishyari gusa wamenya ari ireshya ntabwo aba ari ribi kuko ari ribi ntabwo yabikubwira umuntu ugufitiye ishyari ribi ntabwo yabikubwira abantu mudufitiye amashyari aho ngaho mutwandikire uretse tuze kureba comment abantu mudufitiye amashyari mutwandikire urumva ko ari amashyari arenze rimwe mutwandikire tumenye iyo ari ishyari ry'umuntu hakaza n'undi ababaye amashyari noneho ukuntu biba bimeze ishyari ribi ntabwo rizanga rivuge ahubwo aragenda akahura none agataha ngo biragiye ntabwo yarivuge ariko ubundi aravuga ati ariko uzi ko mugani nta muntu nari numva abwira undi ngo ngufitiye ishyari niyo ashatse kukuryarya shyiraho ryiza aravuga ngo sha ndi kumva ngiye kukugirira ishyari ariko uwo ngo aba bivuze ariko umuntu ugufitiye ishyari ribi ntabwo ashobora kuvuga ahubwo ashobora kukubona urugero nk'ubu nkande kuvuga ngo nk'ubu njyewe hari abantu mfitiye amashyari uretse wumva njyewe nta nubwo ari rimwe amashyari oya wowe ntabwo ari amashyari ufitiye abantu ishyari hari abantu mfitiye ishyari sawa none ishyari ribi nicyo kibazo ariko hari nabo mfitiye ishyari ryiza nk'iyo mbonye umuntu hariya nko kuri La Rose nkabona abantu barapakiye inkoko bari kuzirya nk'abarya voka zahiriye rimwe nkabona uturere bw'amagi bari gukubita imireti buri kanya ukabona umuntu ni gutya gusa bafite ishyari ryiza mvuga ni nanjye reka ngire vuba nirukanke njye kugaburira inkoko nzagarura hano hantu kuko nabonye mfite ishyari ry'ahantu wahama nkabarengi wigemurira wigemurira nyine hari ikintu ntegereje uvuga ngo nka voka zahiriye rimwe voka zahiriye rimwe zibura isoko voka zimboneka rimwe ubwo abantu bazi ikinyarwanda baragenda bisobanura noneho ukaba hari undi muntu ushobora kubona afite ishyari ribi barahari ngo buriya ngo cyamaji ngo buriya ngo kiba kitwereka iki ngo n'ukuntu ngo twakubiswe mu kavumo ngo kereka uwakima ngo tugahurira ahantu nijoro mu kabwibwe nkahita nkereka ukuntu ubuzima ubundi kuriya mu data ariko njyewe ishyari mfite ni iryo kubona abantu bari gukora cyane nkabona bameze nk'abari kundepansa nanjye nshyiramo kime so rero noneho muri komenti baraza kugenda batwibwira abo baduhurira nabo mu kabwibwi abo ngabo bavuga ati natwe ko twifuza gutera ikirenge mu cyawe ese twabigenza gute ariko twabarabuye kandi nanone mw'abantu mwe ntimukajye mugira ishyari nimba mufite ishyari ntabwo abantu uzabahindura ndakubwiza ukuri kw'imwe baharanire gukora kugira ngo ibyo tuzajya tubivuga gutya wasanga nanjye turi kuvugana ngufitiye nk'ishyari nkaba ndi kuvuga ngo umunsi umwe wowe amajini umunsi umwe nawe uzankamera nk'ukoresha kiramutse ngihaye akazi rero mu gihe utaratangira kunkoresha hagarara hamwe ngo ukoreshe ariko urumva nawe umfitiye ishyari none mvumva uko nuvuze mu gihe utaratangira kunkoresha tuzi ukora akazi abo ari ababose bajya bagira abakoze mashyari se nkawe wangirira ishyari rimeze rito
yakira story ntago izamva mu matwi. Yes. Ya wa mutipe wagiye kugira boss inama. Bakamukomagura. Ntabwo ari boss ahubwo ari umukire nyine bisanzwe, yari umukire arahuruduka aragenda ati rero mva ari igitekerezo nshaka kuguha. Igitekerezo nkande aramukomagura. So rero nanjye kugira ngo rero nanjye utazapfa kunkoresha ngomba gukora cyane. Oya gukora cyane bito kandi. Abantu bose rero bagiye babyumviraho impamvu tuba dukora ibiganiro nk'ibi ni ugutanga inama muri societe nyarwanda, ni ukugira ngo hari abantu bazi ko umuntu akeneye views. Ntago dukeneye views, dukeneye amatwi yanyu. Noneho amaji uzi ngo views se ngo uzibone. Ni babandi nyine bashaka ngo umuntu aze ngo avuge ibishegu ibintu nyine atukane ibintu by'ibishegu bizemo. Ibyo ntago biri. Aho harashye bakagisharinga ariko nka kuno haba harimo message. Abo bake rero nibo nkeneye. Naba abanyamakuru babandi bantu bawe ubu hari nk'abanyamakuru ujohereza ikiganiro bakagipininga. Oya. Ariko nanjye nahise nkora cyane. Kubera ishyari. Iryo ni amashari twavuze. Neza bari abantu n'abantu navuze mu izina. Bahita biyumva. Kuki batagupiningira? Ni amashari nago babivuga ariko rirahari. Nzakorera kuri platform yanjye. Nkorane n'abantu banje. Ntago nzajya kwisodeka mu bantu ngo mpiningire se bimfashe. Oya abishatse bikore cyangwa byihorere. Cyane ko noneho babyihoreye. Nuko uvuga ngo rundi turabizi nago kandi murahura mugaseka cyane noneho n'igihe mushonga kuvuga neza ko karinki nkupiningire ahubwo se ngo amajingo ngo ngewe zama inkoko ryari wa muntu we ko nanjye ari ugushaka ibiceri inkoko z'ubu ugiye kugura ibiryo ko batakubwira ngo akira ahubwo se umumotari umuzana baje kunkoresha ibiganiro ko bamwishyura hanyuma ngewe ntago njya nkunda kubabwira ngo banyishyure ariko se nta nubwo wakwishyura inkoko ntago wakwishyura agaturere k'amagi oya namwe babitekerezeho cyane nta nubwo watwara inkoko wenda ngo upininge umuntu atakubwirije ari nk'igihe wenda ibyo yamashyari twahoze ngo kirayinyimye nibo bari bwandike comment ku bundi bu fake account kirayinyimye sha zihorere ngo jyana ubundi se nabura amafaranga yo kuzigurira nyine ugaza ariko Imana tubabare turimo gutekereza oya niko bimeze ntago ari uko ngo turi gutekerereza abantu aho twakitekereje ibyacu ariko abantu mukurikiye basabye kuba ba ex b'ubunebwe isomo ry'umunsi no kuvuga ngo udakora ntakarye yes rero nimba uje gutwara inkoko yanjye ku buntu nta kintu wakoze akurya rero urumva ko bitakora ntabwo bigomba kuba ngaho ugira vuba dupakire reka dupakire ubwo turaza kubereka ngira ngo uri kubibona rero ubu tutangiye akazi murabona muri firigo ko aya tumaze gupakira ibiro bingahe hariya ni 70 turashyira ku munzani tumaze gupakira nk'ibiro 30 tubirimo ibiro 70 ingahe ziri busigare ureo ndi kubona tugiye gupakira niko bimeze okay ndumva rifura umukoko ubwo rero reka dutangire twipakirire twigendera kandi mumenya ko hari ukuntu iyo umuntu yabonye akantu kaga ni nk'isoko kubona nyine ahantu wenda uzajya ugemura
ito iga n'utuntu tw'utubureke. Ongera turebe. Celebration. Tumwe two muri Nyabarongo. Yewe. Sawa, amakuru. So rero reka dutangire twipakirira ibintu byacu. Bareba bari abantu. Arizo. Yo. Meze neza. Ubu rero twendereye. Guys, urebe reka tubabwire ngo reka dukomeze akazi. Nubwo tuzaba Mujye mukomeza mutange comment. comment zanyu tuba tuzikeneye. Baba dutuka, baba dushimira, Si amashyari se. Reka mbika amashashi ndaje. Sawa. Ibiganiro byacu nakagaruka.